Yose ashimwe mwene data, amahoro y'Imana bane nawe. Nitwiratsinze Felisi, ikaze mu kiganiro ngo kubwenge. Tugiye kubana muri aka kanya keza. Abantu benshi bakunze kwibaza ngo ariko ninde Umukristo ukuri, ninde mukiranutsi Imana yemera? Bamwe ngo bati ni twebwe, abandi ni twebwe, abandi ngo ni twebwe. Mbese byabuze gica ni ukwitana ba mwana gusa. Ariko se koko ninde mukiranutsi imbere y'Uwiteka? Ninde Umukristo ukuri Imana yemera? Reka twunguke ubwenge twifashishije ibi bikombe bitatu mureba hano. Hari igikombe cya A gisa neza imbere n'inyuma hakaba hasa neza rwose. Hakaba n'igikombe cya B gisa nabi imbere ariko inyuma hakaba hasa neza rwose. Hakaba n'igikombe cya C gisa neza imbere ariko inyuma hakaba hasa nabi rwose. Duhere kuri iki gikombe cya C kiravuga ati ngende igikombe cyiza, imbere hanjye hasa neza nubwo inyuma nteye isoni rwose. Inyuma nsa nabi koko ndabyemera, ariko imbere yanjye hasa neza. Mbese uyu ni Umukristo uvuga yuko ngo imbere mu mutima Imana ibizi ko akiranutse, ariko yakambara ukabona yambara nk'abasambanyi, yakambara ukabona yambara nk'ibirara bitamenye Imana. Imibiri yiwe yose, umubiri we wose akawugira umubiri w'ibyaha, ku buryo umurebye atamucyekeraho icyiza. Ariko wagakomeza avuga ngo ariko njye Imana iranzi mu mutima, izi neza ko nkiranutse. Igikombe cya kabiri kiravuga ngo hoya njyewe be, abantu barabizi nambara neza, ndikwiza, ndi umwari wambara neza, ntabwo nambara ibiteye isoni, nambara nk'umwana w'Imana, ntabwo nambara nk'ibirara byo ku muhanda, hehe n'amadeshire mu nzu y'Imana, mba nambaye neza imyenda imeze neza, kandi abantu barabibona ko imbuto zanjye ari ziza. Ese ninde avuga ko ndi umupagani? Njyewe nimeze neza. Uyu ni Umukristo, imbere mu mutima hasa nabi. Imana irabizi ko adakijijwe, ariko abantu iyo bamurebye n'imirimo yiwe igaragara ku mubiri, n'uburyo yambara, n'uburyo ameze, baravuga ngo ni Umukristo w'Imana ahubwo azajya mu ijuru adapfuye, kubera yuko inyuma babona ameze neza. Uyu nguyu ubundi Imana imwita ko yiyoberanya, kubera yuko bigaragara yuko imbere y'abantu ari mwiza, ariko nyamara mu mutima Imana ikaba imuzi ko ari mubi. Aba ni b'Abafarisayo Yesu yavuze ngo mwoza igikombe inyuma ngo imbere hasa nabi. Igikombe A cyoho kiriturije, icyakora gifite indirimbo ivuga ngo ngende Umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose kugera ku gupfa. Kiravuga ngo mu mutima ndi Umukristo, ngo kandi n'inyuma mpora mbihamya ko ndiwe. Mu mutima Imana iracyemera, ni Umukristo umeze neza mu mutima, ndetse n'inyuma yera imbuto zikwiriye abihanye, yera imbuto z'Abakristo. Ni igiti cyera imbuto zacu, ntabwo kiyoberanya ngo cyera ivoka kandi ari igiti cy'indimu, cyera indimu kuko ari igiti cy'indimu, kikera avoka kuko ari igiti cy'avoka. Cyera imbuto nziza, ndetse kizerera inyuma aho abantu babona ngo bazisoromeho. None mwene data, wowe uribaza muri ibi bikombe bitatu, igihagarariye Umukristo wo kuri ni iki? Ese niki cyase gisa neza mu mutima wacyo, mw'imbere hasa neza ariko inyuma hasa nabi? Ese niki cya B gisa nabi mu mutima wacyo, gisa nabi mw'imbere hacyo ariko inyuma hasa neza? Ese niki cya A gisa neza mu mutima wacyo, gisa neza imbere hacyo n'inyuma hasa neza? Wowe urumva ari uwuhe mukiranutsi muri aba batatu? Mwene data, reka nkubwire ngo igiti cyose cyera imbuto zacu. Benshi bakunze kuvuga ngo Imana irabizi ko nkijijwe ngo nubwo nambara gutya na gutya. Ariko ndagira nkubwire ngo Yesu Kristo ari kubwira abigishwa be, yarababwiye ngo ntibishoboka ko igiti cyiza cyera imbuto mbi. Igiti cyose cyera imbuto zacyo. Arangira avuga ngo umuntu usitaza umwe muri aba bato ngo icyaruta nuko yazihambirwa ibuye mu ijosi ngo akanagwa mu nyanja. Bivuze ngo nimba usitaza abantu mu migendere yawe, nimba usitaza abantu mu myambarire yawe, bivuze ngo nawe ntabwo ukijijwe. Imana iravuga yuko icyaruta ari uko bakuzirika urusyo mu ijosi bakakunaga mu nyanja kubera kugusha benshi. Iki cya B nacyo kiravuga ngo ninjya mukiranutsi baranyemera, baranzi bose, baranzi ko nambara neza, ngenda na Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, barabizi ko twebwe turahora tumwambaye neza, turabyambarira. Ariko Imana ikamureba ikavuga ati mbega umupagani wigendera, ikamugaya cyane kubera yuko irebye umutima ibona ntaho uhuriye n'umubiri. Iravuga ngo umubiri kuko yari mwiza, ariko umutima ntunyiranukiye, umutima uranyiyoberanyaho. Uyu nawe si umukiranutsi, kubera yuko ntabwo bishoboka yuko igiti kiba cyiza mu mutima wacyo ngo hanyuma inyuma kiza n'imbuto zitari nziza. Ntibishoboka. Yesu Kristo ntabwo ibi bintu yabyemera.
abashaka yuko imbere hasa neza n'inyuma hagasa neza. Rata nk'uko iki gikombe kimeze, uyu niwe mukiranutsi ukuri, imbere hasa neza n'inyuma hasa neza. Yesu Kristo yaranditse aravuga ngo muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ngo kandi ntubasha kwihishira. Bivuze yuko imbere y'iki gikombe wahanywera amazi kandi n'inyuma giteye ubwuzu kirakukurura ukabona yuko n'imbere hasa neza. Bivuze ngo uyu niwe mukiranutsi ukuri mwene data. Ntibazakubeshya, umukiranutsi si uwishushanya, umukiranutsi si uwiyandarika ku mubiri, umukiranutsi nukomeye muri Kristo Yesu mu mutima bikabamo n'inyuma bikagaragara. Ntabwo igiti cyera imbuto ngo kizerere mu mutima wacyo. Tujye tuvangira avoka nubwo mubona nta mbuto ifite inyuma ngo bura mu mutima wayo ngo harimo imbuto, ntabwo bishoboka. Ahubwo imbuto za avoka zizi inyuma aho abantu babona bakazisoroma. Murembye yaravuze ngo biba mu gitondo imbuto zineza, ngo biba ku manywa n'ikigoroba, ngo rindira ko zera abantu baze basarura basorome ngo basarure. Bivuze ngo bategereje imbuto ko zizera. Wibeshya ngo urakijijwe kandi imbuto zigaragara inyuma zitagaragaza ko ukijijwe. Uyu mukristo wase akomeza kwihimbaza cyane ngarega umubiri ntacyo umaze, ariko ndajya nkubwire ngo ntabwo ushobora gukizwa imbere umubiri umeze nabi ngo Imana ikwishimire. Pawulo ari kwandikira abakorinto mu rwandiko rwa mbere mu gice cya 6 yarababwiye ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera utuye muri mwebwe, ngo none se ntora ingingo za Kristo nkazihinduriza amarayi. Avuga ngo hoya ntibikabeho. Ngo mbese ngo ntimuzi yuko ngo mwaguzwe igiciro cyinshi, ngo ntimuri abanyu rero mwigenge, ngo nimutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Mbese umubiri w'umuntu wahimbaza Imana wambaye ubusa, wambaye ibiteye isoni? Oya, iyo Mana suko ibimeze. Uyu muntu wa mbere wase ntabwo ari umukiranutsi, kuko uko bisa kose nubwo mu mutima bigaragara ko afite imirimo myiza, ntabwo imirimo myiza bayitwikiriza intonga, ntabwo urumuri barutwikiriza intonga, ahubwo barushyira ku gitereko cyarwo ngo ruboneshereze abantu. Kubera ko nimba utera abantu benshi kugwa barebye uburyo imbere inyuma yawe hasa, bagamuza bareba imyambare yawe, bigatuma benshi bakwita umupagani, bigatuma benshi bagucumuraho, nawe uri igisitazi. Kandi Yesu aravuze ngo hagowe umuntu ugusha umwe muri abo bato, ndetse yazirika urusyo mu ijosi akanagwa mu nyanja. Uyu wa mbese ni muntu ki kandi? Uyu nguyu ariyoberanya pire cyane, agaragara inyuma akasa neza, ndetse ni wa mufarisayo Yesu yavuze ngo abafarisayo mwebwe mwoza igikombe inyuma nyamara imbere hasa nabi, ngo muri nk'ibituro bisa neza inyuma ngo ariko imbere harimo amagufa. Uyu nguyu wowe he wa be ni ukuri kose nkubwire ntiwihumuriza, ntabwo ukijijwe pe, kuko ntibishoboka yuko igiti cyera imbuto zitari icyacyo. Ugomba kuba ukijijwe n'imbere kugira ngo Imana ikwemere. Umukiranutsi mwiza, umukristo w'ukuri, harahirwa umuntu umeze nk'iki gikombe cya kubera yuko imbere Imana iramwemera akakiranutsi, n'inyuma ntabwo ashobora kubeshya. Ibiri imbere mu mutima nibyo bisohoka inyuma. Yesu yaravuze ngo akuze umutima agasesekara ku munwa. Uyu niwe mukiranutsi. Uyu nguyu ugaragara ko mu mutima akijijwe n'inyuma bikagaragara. Mwene data, fata umwanzuro mu buzima bwawe. Uri ikihe gikombe muri ibi bitatu? Ese urakijijwe mu mutima n'inyuma abantu barabireba bakabibona? Ese ntabwo waba ukijijwe inyuma ariko mu mutima Imana izi neza ko uri umupagani wikorera ibyaha rwihishwa aho abantu batareba? Cyangwa mu mutima wawe Imana ibona uri mwiza ariko wagushije benshi? Mbega abantu wagushije kubera imyambarire yawe, mbega abantu wagushije kubera umubiri wawe wahinduye ikintu kitazwi. Imana nikwishyuza uzakura he? Ngaho gare icyaruta ngo urusyo baruzirika mu ijosi ryawe bakaguta mu nyanja, ngaho kugira ngo ukomeze ugusha abo bana batoya bizeye Imana. Nene data rero twese duharanire kwibera nk'igikombe cya kugira ngo tube tunyuze Imana. Imitima yacu habe yakijijwe Imana itwemera, ariko no ku mubiri twambara nk'abana b'Imana, tukikwiza nk'abana b'Imana, tugenda nk'abana b'Imana, utubonye inyuma akatubona ko turi abakristo. Pawulo ari kwandikira abakorinto mu gice cya 4 mu rwandiko rwa mbere yarababwiye ngo nukorera abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi b'Imana, ngo n'ibisonga bya Kristo byeguriwe ubwiru bw'Imana. Bivuze ngo abantu nimba bakureba ntibagutekereza ko uri umukristo kubera imyambarire yawe, kubera imigendere yawe, kubera imyisigire yawe, bivuze ngo nabwo ufite ikibazo. Imana iguhe umugisha, aka kantu gasharinge ku bantu batandukanye, ku nshuti zawe barushaho gusobanukirwa bunguka ubwenge. Mwari kumwe na Iratsinze Flex. Imana y'amahoro ibishimire. Amen.